abo mwafatanyije rwose babwira ngo Uwiteka abahe icyubahiro. Rero numvise n'amafaranga nawe atari menshi cyane kandi Imana ibongerera. Ndavuga nti mwamukajemo ubwo bazasiga irange wenda murimo ariko mutari kunyanya. Ubu nago wabyumva ibyishimo mfite ukuntu bingana. Mana umva Uwiteka we wongerera abantu bose bagiye bama ayo wagiye wongera. Nasima hari umunsi murarya nukuri kw'Imana. Nani uheze rya ryinjira muri iyi. Umbwirira abantu bose ngo Uwiteka abahe icyubahiro kandi abongerere nukuri. Ubu nago nshobora kuba ndi kuvuga. Oya buri muntu wese ufite umutima ufasha. Ndi kuvuga ngo abantu bamfashije Imana bakubire 7 ibongerere pe kandi bahimigisha myinshi. Kandi nawe ke ndagushimira cyane nukuri kubera ko wabigizemo uruhare rwe. Nzagende nge kwa papa wase mutunguye ndebe nuko nungiye abana ndebe nuko bimeze. Muganga gakondo yakuzaniye umuti ugaruza ibyibwe utiriwe uruha. Si ngombwa kwirirwa ujya ahari, aho uri hose arabikuzanira. Agufasha kumenya niba ukunda agukunda koko cyangwa ataguca inyuma. Agufitiye umuti utuma abagore bakundwa, umuti wirukana ibisambo, umuti ugaruza ibyibwe. Atanga kandi uruhereko n'umuti weza umurima. Atanga umuti ku bakobwa babuze abagabo, umuti uvura inyatsi, umuti wo kwihorera ku mwanzi, umuti w'insinzi, umuti wongera ubukungu, indwara zananiranye, amarozi y'ubwoko bwose. Ahumanura kandi abantu bahumanyijwe, atsirika amarozi y'ubwoko bwose. Ahumanura ibibanza bikagurwa byihuse. Muganga gakondo atanga uruhereko cyangwa umurinzi, akoresha imbaraga z'abakurambere, akoresha kandi amahembe y'inkorongo. Aragufasha wowe urwara igifu, impyiko, kubura imihango, guca imyeyo, ababuze urubyaro, abashaka uruhereko, abarwaye asima, diabete, iseru, kubyimba amaguru, kubura imihango n'izindi ndwara zitandukanye. Kandi waba uri mu Rwanda cyangwa se mu mahanga, muganga aragufasha. Muhamagare cyangwa umwandikire kuri WhatsApp. Abakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe. Nongeye kubasuhuza mbifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi kundi. Uyu munsi rero ni wa munsi twari dutegereje. Muribuka ko mama wase twari dufite gahunda yo kumushakira aho kuryama, aho gukinga umusaya. Rero hari ubushobozi buke bwabonetse, ndavuga ni mu migisha Imana yampaye ndetse na bamwe mu bagiriwe ubuntu nabo bakagira umutima. Haje kubonekamo uburyo mama wase twamushakiramo ahantu ho kwikinga, akabona ahantu ho kuryama ndetse n'umuhungu we. Mama wase rero umeze gute kuba wimutse ugiye kuba munzi ikinze? Wenda no gutayizi no gutazi kwemeze reko nukuri ndi gushimira Imana kandi Uwiteka ajya guhimigisha buri munsi. Kandi ikindi nakubwira umbwirira abantu babashije kumfasha ko Imana izabongerere bazakure, Imana izasubiza aho bakuye. Nukuri rwose ke ndi kuvuga ni abantu babashije kumfasha, Imana izabakubire 7 kandi nawe nukuri uzabibambwirire. Imana rero buriya ngo inkoni hira igihe. Ubu ngiye ndi kwibaza ukuntu ngiye kujya mu nzu nkumva ni ubuhamya bukomeye cyane. Nese ke hariho urugi? Ni na gashambrete rete ntambuke na mabereke ntago mazi. Yesu we Uwiteka aranshubije nukuri. Ariko umbwirira abantu bose babashije kumfasha, ubambwire ngo Uwiteka abaho umugisha kandi basubizeho, Imana ibakubire 7 nukuri. Imana igenda yoroshyiramo imiyaga. Ni hano Yesu we Fisto Uwiteka aradushubije nukuri. Nakazuba nakuzuye vuba. Nese ke ahanga niho hacu. Niho ngiye kuva. Mana mbafungurire murebe. Mana y'icyubahiro. Ngenda shima Imana rwose abantu babashije kumfasha, nkaba ngiye kuzajya ndara mu nzu ikinze. Nakazu kuzuye vuba ntarange barasiga ariko kurikije ikibazo mwari mufite mwinjire murebe na kibazo. Mana yera we Uwiteka ahabwa icyubahiro rwose. Shake nukuri Imana igufasha guha umugisha. Ntago nabona ukuntu nabivuga rwose. Nushake muraza kubishyiramo nyuma ne. Nagashambrete ubona karakazi kuzuye vuba. Muye mukabayemo ntabwo irangi risize neza ariko navuse kugira ngo mukomeze kunyagirirwa hari ahantu. Ndaza mvugana na nyirinzu
arambwira ati nibwo akikuza ntaramara gusiga irange neza ke banze ukore hano rwose kandi uzanshimira abantu babashije kumfasha abo mwafatanyije rwose wabwira ngo Uwiteka abahe icyubahiro rero numvise n'amafaranga nawe atari menshi cyane kandi Imana ibongerera ndavuga nti mwamukajemo ubwo bazasiga irange wenda murimo ariko mutari kunyanya ubu ntago wabyumva ibyishimo mfite ukuntu bingana mana umva Uwiteka we wongerera abantu bose bagiye bama ayo wagiye wongera harimo sima ariko nahise mvuga oya nukuri ke nawe shitingi nari nyifite mu rugo kandi nta kintu yakoraga oya Uwiteka kanza n'agashitingi ngasasimo kugira ngo ujye mubona uko mushyiraho agakira ke ntacyo nabona nakwitura nukuri cyakoze unshimira abantu babashije kugufasha bakakongerera ubabwire ngo basubize aho bakuye Imana bakubire karindwi rwose nukuri Imana ishimwe rwose murakoze ibindi mutangire mushyiremo utuntu noneho ngufashe akamikoro noneho mwinjiza ibintu na ya matera muyishyire mu nzu musase nari imfunguze eshatu urubuto rwawe rwa Fiston n'urundi rwa Reserve nubwo narishyura amafaranga y'ishuri urabona byibuze nagiye kuzajya mbona ukuntu ngenda nawe ukaza ukinjira mu nzu ifunze n'imibu cyane rwose ubukore izidi ya nijoro byajyaga bingora kuko hari atwabaga n'atara ryabagamo nta nubwo wabonaga naho wicara wayikoreraga hanze ariko mana winjiza utwo tuntu ubundi habanze hase neza habanze muhatenge neza ni abantu mwerewe kugira neza wigendere buriya mu bintu byose bibaho nugirirwa ubuntu ukagira icyo ubashije kubona uzafashe kubera ko nawe buriya iyo ubonye nk'ibihumbi 5 ugakuraho 1,000 ukagifashisha umukene cyangwa iki imirimo yawe Imana iyikwibukiraho iteka rero biba bigoye kugira ngo ubone umuryango wari wifashije uri gusembera yega babaye bo ni benshi reka batangire bashyira utuntu mu nzu ubundi tangire gusasa cyakoze Imana urugi ko rudakinguka neza Imana ikoze bitangaza umva uyu munsi murarya nukuri kw'Imana nta ni uheze irya ryinjira muri iyi nzu umbwirira abantu bose ngo Uwiteka abahe icyubahiro kandi abongerere nukuri ubu ntabwo nshobora kuba ndi kubwira oya buri muntu wese ufite umutima ufasha sasa neza nukuri abwo se ariko si ari kuyitambika gutya matera Fiston ntawe ushashe nabi rega ntago bino bintu narimenyereye iyo itambike gutya kuko gutya irajya mu muryango uhabwa icyubahiro iyo ubona ahantu iyi mikeka yigize kambira ngo ntabwo wabimenyereye koko Fiston babona nyine ibintu byose binkorera mwitaho cyane umva nawe ugomba gukura ese ibyo nanya ko ari imfura yanjye oya abo kwitabwaho nabo barahari ahubwo nawe agomba gukura abantu ntabwo biba byoroshye ubwo rero hano niho kwa mama wasagiye kuba ari mu gihe atarabasha gukemura ikibazo cyiwe na papa wase ubwo ikibazo cyabo nikemuka cy'uburyo bazabana ikibazo bafitanye azava hano yimuke asubire mu rugo rwe gusa hano niho hantu ho kwikinga nyine kugira ngo abakemure ibibazo bye n'abafitanye n'umugabo atari kunyagirwa atari ku gasozi ubwo rero nta bindi bya byombo se nabonaga mwari mwazanye mwataye hariya kagakeka ngiye kukarambura hano tubariho tuganirira sibyo mama ngiye kugashyira urambure hano tubare ko twicaraho tuyavuga utaha tuzaza no kugusura noneho dusangira wa muceri Fiston ari kurya wenyine mubishyiremo uko mubonye muraza kuba musasa neza mwitonze umuceri wageze mu cya kabiri oya n'undi uzaboneka undi warasenze uburiki ariko nta kibazo kuba twabonye aho kwirambika n'ibyo gufasha n'ibyo sawa ubundi dukoresha ibyo birahagije ubwo rero muze tube twicayeho gake tuganire tumena habiri ubundi dutahe musigare mu rugo rwanyu
nishyura inzu, iyi nzu ntayishyura amezi 2. Mana we witwa icyubahiro ntabwo nabona ibintu mvuga ke kuko ubu ngubu ndumva umutima wanjye norohewe ho gakeya ariko kuba umwana mukuye mu gihuru mukaba mumfashije nkaba mbonye akazi ko kumurazamo. Iyi nzu rero ntabwo wenda nzi ikibazo, ntabwo nzi igihe bizakemukira ikibazo cya papa wase wenda nawe. Papa wase mundekere ndaje mwereke. Noneho iyi nzu navuze nta kujya nyishyura ukwezi kumwe usange wenda kurashize kitarakemuka ikibazo, mba nishyuye amezi 2 kugira ngo byibura amezi 2 azajya gushira mwarabashije kuganira kuri cya kibazo wenda byarakemutse. Ariko nubwo byakemuka amezi 2 atarashira nundi wava wa hano wahavuka igira iwawe n'ubundi nta kibazo. Si ngombwa kuguma hano ngo mpaka igihe kuhava byo ngomba kuhava nkajya kureba n'abana banjye kuko nabo ndabakumbuye. Ariko ikintu mbasha gushimira Imana ni ukuba mvuye hari ahantu nkaba ngiye mu nzu ifungwa nkavuga nibyibuze n'udukoresho twanjye. Usiko nari naratinye kujya kuzana matera aho nari narayisize mvuga ngo batazayiba tukaza turara ku mikeka gusa. Nengize amahirwe n'akamaro wari kuyisasa muri ntabwo nubwo twari kuyisasa hanze nta nubwo ari gukwirwamo. Urumva rendaje ubu nanjye uzi ko amatako yari yaraboze kubera kurara ku mukeka. Uzi kuba uravunika rero. Uzi kuba waramenyereye kurara kuri matera warangiza ukarara ku mukeka. Unayiraraho noneho amaguru uyashyira hanze ke cyakoze Mana. Ndi kuvuga ngo abantu bamfashije Imana bakubire 7 ibongerere pe kandi bahimigisha myinshi. Kandi nawe ke ndagushimira cyane n'ukuri kubera ko wabigizemo uruhare rwinshi n'ukuri waranabaye. Nyene nasanze gufasha nta gihombo. Fasha nta gihombo. Ejo nanjye nshobora kugera impamvu ituma mpamagara mama wase nanjye nkakubwira mama wase mfite ikibazo runaka nukuri Uwiteka azamba nagukoreye ukavuga ati nanjye reka mukore kubera iyi mpamvu. Nukuri Uwiteka azambabarire rwose nanjye nzabashe gufasha abandi nkuko nanjye bafashije. Namuntu ugira neza ngahombe. Ubundi ravuga ngo ugira neza cyane rwose. Ubwo rero abantu beza bakibaho muri iki gihe. Ubwo rero n'abantu ngiye ndishimye kuba mufite ahantu mugiye kuryama mutanyagirwa nta mvura nta mbeho n'abantu. Fisto urumva umeze ute ugiye kurara mu nzu? Bizi kuri mwana wanjye urumva umeze ute? Byishimo ni byose. Mama amaguru imbeho iranyishe ubu twaba tugiye kurara mu nzu neza. Byishimo ni byose pe ntacyo nashinja Imana. Vuga ngo Mana urakoze. Mana urakoze. Ndashimira ko birarenze. Ndashimira Keza batubaye hafi muri bino bihe. N'abandi bagufashije bakamwongerera. Papa wasengere kamwigwira. Gusa Uwiteka ambabarire mbona amafaranga yawe usigaye ku ishuri. Ubundi Mana yanjye sinzi uko nabona nabi. Kuva ubu ngibi bikunze n'ibindi turizera ko bizaba. Kristo akira no basigaye ugira kwizera rero. Arasetse basigaye ugira kwizera. Imana ishimwe kuko usigaye mbona usigaye ugira kwizera. Arasetse ubundi cyageraga muri Nabwani Kristo none Mana yanjye ubu ngubu ngiye kuzangenda umva simbizi. Mvuge nibyibuze ndaza nsanga winjiye mu nzu nsanga wicaye mu nzu nsanga uri gukora tide je baba we. Kiragiye guseka niyo umuntu abona agaseka numvaga njye arimo kunshinyagura. Ninseka mbabaye bizima none Uwiteka atugire neza niyo twamara umva niyo twaraye mu munsi umwe byibuze. Buriya nubwo warara mu nzu kaburara nta bumenyi ibyawe ariko utari kugasoza. Oya nukuri ngenda shima nubwo rwose baguhaye amafaranga yo kwishyura inzu n'ukwezi kumwe n'ubundi ariko nta kibazo niba uko kwezi kumwe tuzakumaramo Uwiteka ibindi azacira. Oya nuko nubwo kwarenga amafaranga yo kwishyura inzu mu gihe cyose utarasubira mu rugo rwawe uzayishyura. Mukuru urakoze cyane. Gusa simbyifuza ndifuza ko usubira iwawe birangira ugasubirayo. Ariko igihe cyose muzamukiri hano nje ntago nifuza kuzasubira kujya kwirukanka na karago wirukanka. Nanjye ubu ngubu nabuze icyo namushimira kuko ndumva ntacyo mu gihe cyose nubwo atagira undi muntu ugira icyo atanga ngewe ndamusabira umugisha nzajya nyishyura ino nzu ntago ari menshi. Ubu noneho nzabasha kuvuga ngo reka njye guhangana Papa wase njye kureba abana banjye mvuga nibyibuze. Nawe erega nawe buriya nawe yajyaga abona ko muri buriya buzima cyangwa akamenya amakuru bikamushimisha. Ariko nawe namenya nimba amakuru nabaye mayazi simbizi. Buriya abantu batandukanye muri munagoma
ashaka amezi ate babaye akabona ahantu ndara ubu yaba yarahabonye ahantu ndararaga koko atahabona nese ubukeka ko yayoberwa yabura umuntu abaza ati se madame abahehe bayeho gute ariko se ubu ndamutse ngize n'Imana ngarangiza kwiga nkabona akazi cyangwa atera imbere mu bundi buryo ngasanga uzatera imbere ariko mwana wanjye gute utazatera ubwo hari ikintu namumarira uzamuruta nawe ugira ukundagize sibye wenda nawe ugira ukundagize mwana wanjye kandi nzika nimbi uramenye ntukagire inzika ntuzongere nawe ugira ukundagize niba umuntu akugiriye nabi nawe ntuzifuze kumugirira nabi ahubwo uzamugirire neza kabona ngewe ira bintu yabinkurira njyenyine basa akareka mama wanjye hanyuma se namuze ku nkeke guhora mutoteza amubwira kubera njye ntago byari gushoboka rero icyo mubwiye cyo ntuzazirikane inzika ngo yangiriye iki ngiki ahubwo wowe umwereka yuko we hari icyo umurushije ahubwo ukamugirira neza gusa byatumye nkora cyane no kwishura amanota asigaye mbona menshi kubera kuvuga ati none ahubwo reka noneho no kwishura asigaye mbona amanota tera amasengesho kugira ngo mbone kiriya gice cyo kwishura ukomeze wige neza asigaye mbona amanota menshi kubera mvuga ati nanjye reka nkore cyane nanjye nzagire ureba amaherezo ya papa wase n'ibyo yadukora Imana izakujya uzamugirire neza niyo wasanga yaguye ku nzira uzamuha amazi kandi niyo twasubira mu rugo uzamwubaha umwereke yuko uri papa we ari papa we nta kibazo cyane wumvishe umuntu mukuru bamubana hari igihe areba agasanga nawe aragabura shitani iratera wasanga ari na shitani yamuteye yakora nanjye ntabwo mbyemera ko nese ko kera atarameze ko twabanye ukaza ukuntu yakureze yarangiza akatwihinduka kuriya wavuga ngo si shitani kera ninge yasigiraga amafaranga yo guhaha abarumuna banjye badahari akamenya ibyo ukora byose by'urugo nkabimenya akambya ati mwana wanjye iki byose ubutungane ariko nyuma gato nimba ari shatani nimba ari iki bimenye rero nyine hari igihe shitani itera mu bantu wese ubundi shitani nidatera mu bantu izatera mu ikiri bube n'ubundi kiba kigomba kuba iki akazaba nyine muri ikizaba kigomba kandi buriya biriya nabyo ni ishuri ubuzima ubonyeho nuko nakubaye hafi naba muri hafi mugenda ariko nawe hari icyo wabonye iriya mbeho yadukubise kuba nta malariya murwaye mugira amahirwe urazi kuba none ufite na kariya kamatura kacu tukabura ukuntu tugashyiramo mwese twari kugashyira ifisto usibye ko uriya mugira neza yatugiriye neza akakatubikira ubundi bwo twari kwimukana itarajandamye ariko nabwo nubwo yitubikiye nawe dukwiye kuzamushimira kuko yatugiriye umumaro munini ugire kubikora nyine hari icyo nawe ufite ubuse nzajya kumushimira Fisto nzamushimira icyo kubize mfite iki murama tuzabigeraho iteka azadufasha kandi ntagira ikiboneka turambika byonyine kuba twabonye aho turambika umusaya tukaryama tukabona bukeye ya mubi yo mu rutoki tukaba tuyicitse itazongera n'ibindi bizarangira byose bizarangira ibigoye biri kugenda bigabanuka gusa igisigaye ubwo ni amafaranga y'ishuri ariko nayo azaboneka ubundi buryo ibintu byose ni gake mfite icyizere cy'uko nayo nzayibona kuko n'ibingibi mbibonye ntabwo nabitekerezaga nta nubwo nabirotaga mu nzozi zanjye bizaza azaboneka uzasubira mu rugo iwawe mubikemure Imana niyo nkuru wa muntu we ubu ushaka umwanya muri iyi minsi uzajye kureba umugabo mukemure mwongere muvugane nimba hari ikintu kindi ku mutima ke kujya kureba abana banjye nkareba na papa wase nkamureba neza ubundi bajya bavuga ngo Uwiteka Imana yaduhisha ibanga ngo kureba mu mutima w'umuntu yabigize ibanga iyo nza kureba mu mutima wa papa wase nkareba ubundi icyo atekereza ariko Uwiteka yaduhisha sinabona icyo mvuga ntabwo wakimenya ubu rero ndashaka kuzajya kumureba byibuze nkareba icyo mu mutwe watekereza ubundi papa wase yarahindutse agakiri wawe nta kibazo muri make niyo napfa tu abana banjye arabafite yumva ko nta kibazo kandi njye niyo ndyamye sindyama ariko se kumeruka n'ubundi barumuna wanjye ntabwo bamwiyumvagamo cyane wasangaga niyo wagiye ariwe bashaka ngo se babayeho gute nakuriya kuntu yari adusohoye agahita akingirana abana iyo tutahaguruka ngo tugende kugira ngo ariko bakinguze ntabwo ari kugaruka ngo abakinguze uswe ngiye buriya nagiye ngira ngo ndengere abana banjye ashobora no kugenda akajya no mu kabari akagenda akinywera akibagirwa yuko yasize akingiranya cyane akavuga ati nyina ari inyuma y'urugi
kandi hashobora no kubaho siriko ugasanga abana banjye undi nta muntu wikingirana abana mu nje nta kundi kuntu nabigene yavuze nereka nerura ibintu ngende ningenda arabona ko ngiye agaruke mu rugo areba abana niyo mpamvu nabigenje kuriya nibyo ibyo wakoze nibyo buri iyo umuntu akirakaye aba afite ibintu byinshi mu mutwe ni n'ubwa mbere nabonye papa wose ubundi ndi minsi ntabwo yajyaga nabugize arakora ibintu nkabona byamubita n'ikintu ndavuga ni rero reka nanga amahoro nta n'ukundi kuntu nari kubigenza agize ngo asohoye ibintu ahita akubita nk'urugi ndavuga ni se w'amana we umuntu ufungiranye abana akambwira nkahita mbona aragiye naye hanze ninahava ntabwo ari bugaruke banyingurira abana yakubwira nibyo byiza ese ntabwo ari kuntu nari kubigenza nta n'ikindi wakora nekereje umwana mpita numva ubwonko buzengurutse natekereza amezi 9 natwise ngatekereza kujya kumubyara biba bigoye buri abantu ababyeyi bababyumva vuba buriya ikintu gutandukanya umwana na nyina ni ibintu bigoye cyane kuba rero umaze iminsi terura ibintu wigendere nsigarane nawe nta kintu nari kubona ari gukora ndavuga n'ikiza reka nerura ibintu nawe agaruke aza akingurire b'abana bafate n'umwuka wawe no kuba meze gutya niwe mbikesha ubuzima bwanjye bwose humura mwana wanjye igihe cyose nzakugenda inyuma icyo uzakenera mfite ubushobozi bwo kukiguha nzakiguha kuko nta wundi uzakiguha nawe mba mbona bikugora pe nubwo ntabwo bingora ariko kuko nizo nshingano zanjye niko kuba umubyeyi uzajya nguha icyo ubashije kwifuza uko niko kuba umubyeyi wagiye kubomora inzu y'abandi ejo batambira ngo wateruye utuntu ya humura nawe ntazagutenguhe iri shyaka mama yakurwaniriye nawe uzamworohesha kajya mbabarira icyo ubashije ku nimba ari yo karamu nyikuhe nimba ari yo kayi nyimbashe kuyiguha ariko utambira ngo wagiye mu ishuri bibyika y'undi mwana reka naba nange aho navuye rero niyo mpamvu nukazavuga ngo uri kurushya nizo nshingano zanjye ahubwo nuko nafite ubushobozi bwo kuhagije bino bintu bizarangira mubeho neza museke tubasure mu rugo mwishimye na keza wase nagira ngo gira ijambo bwira papa wase ijambo nabwira papa wase ni nk'iriya ntabwo mbizi iryo wumva nyine wamubwira ndamutse mubonye se ntabwo ari ngombwa kuvuga ngo ijambo nabwira papa wase bitewe n'agahinda mfite urumva njyewe ndashaka kugira ngo nzagende njye kwa papa wase mutunguye ndebe nuko anungiye abana ndebe nuko bimeze ikindi kintu namubwira ni nk'igiki koko nese mutima bamubwira ngo nzaza kumusura uzagenda ugiye kureba cyangwa uzagenda ushaka njye nzagenda ninjira mu nzu uhaguma cyangwa ugiye gusura ugataha ugasubirayo nawe azagenda afata ubuzima ubwo nafashe uzagenda ugiye kuguma iwawe cyane ngiye mu bana banjye kuko nategereje ko we hari ikintu yakwibwira cyangwa akagira impuhwe nk'iz'umuntu w'umubyeyi narabibuze nta kintu rero nabasha kuvuga ngo ndabwira papa wase nakomere kandi yarakoze nakomere kandi yarakoze gusa Imana izandinde kuba nazasanga hari umwana wanjye yatumye arwara bwaki ntabwo barwara bwaki wawe ntago hari inzara rura rugo nta nzara irimo ubundi nakomere rwose ikindi kintu kandi Uwiteka azamushimire n'ibyo yakoze icyo oya kugira ngo Imana imushimire ibyo wenda simbizi gusa Uwiteka azamuhembe ibyo yakoze gusa nanjye ikintu nagire papa wase sinzi wenda uburyo muri iyi minsi abayeho n'abana ntago mbizi ariko aho ari nawe arebe ku buzima arimo kukunyuzamo nk'umuntu mwubakanye urugo mwashakanye mukundanye ni ishuri arinshishijemo abirebe nawe ishuri igenda ivuyemo ishuri ndirimo kandi byatumye ngira no gukanguka mu mutwe niyo mpamvu ushaka kugira ngo duhangane noneho ubwo rero papa wase wa muntu we nuko nge nta n'ibintu byinshi ndi bukubwire gusa icya mbere nuko umubyeyi abonye ahantu aba yikinze niyo nicyo kintu ushimira Imana ibindi byo uzajya mu biganire n'ibinanga n'ubuyobozi burya oya byo nzajya mu buyobozi uzaba nzijyayo mu buyobozi nge nzajyayo noneho ariko nta n'impamvu yo kugira ngo banabikomeze ibintu biroroshye usubiye mu rugo iwawe ibindi
ariko papa wawe se wenda asigaye afite sinzi asigaye arakara nabi asigaye yarahindutse ariko uko biri kose nawe ni umuntu mukuru n'ibyanga muzitabaza ubuyobozi ndumva twasoreza hano rero tugasoza ikiganiro ubwo tuzongera tumenye amakuru yanyu ikindi gihe kandende mundi njyewe nzi na kugira ngo nzajya mu buyobozi nzabanza mushakira abagabo bagenzi be banze bamugira inama kuko natumva nibwo nzajya mu buyobozi buriya kwiha rubanda cyane ntabwo ari byiza. ubwo rero reka dusoreze hano namwe mbareke mushakisha utuntu muri buteke nijoro ndabona buhumanye ubundi ubwo tuzatuvugana kuri telefone mumbwire uko ariko nukuri urakoze cyane Imana iguha umugisha. bya biceri nagwaye se babishyize he mufite utwo muri buteke mufite turayi ibirayi se niyo tangaye cyane kugaragura iki abiri tano y'amakara guremo ibirayi ibishyimbo muze muteka akavange urakoze cyane kandi witeka kongerere nukuri usubije aho ubwo rero ndumva ari ibyo Imana izakwihembere ubushobozi bwanjye nahaburangiriye ariko ntabwo nahaburangire ko nanjye Imana izajya impumugisha nanjye igihugu ha rwose nakongereye irabisi ko nanjye impaye umugisha ntajya njya njyenyine ubwo reka mbareke umwana ajye guhaha ubwo turaza kuvugana kuri telefone tujye dukomeza dukominikane Fisto ngaho cyane rero nafata akaranganjije ajya guhaha ubwo kameramani kuraho